ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mwakoze subscribe kuri Real Vibe nk'ibisanzwe. Nge nitwa Eric Uwacu. Reka tubanze dufate isegonda rero rimwe ryo gukora kuri ako kabuto kanditseho subscribe, kuko iyo bikoze uhita udushyigikira ikindi biganiro byacu byose bikugeraho mbere y'abandi, mbere yuko abandi babyumva cyangwa se babibona, ubibona mu ba mbere kubera ko wowe uhita ubona notification cyangwa se notification mu gihe dushyizeho ikiganiro. Umupfumu Salongo ari mu maboko ataraye. Ese byagenze bite cyangwa se byifashe bite kugira ngo uyu mugabo Kimenya bose wo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata abe yabasha gutabwa muri yombi? Ni inkuru igira iti Rurangirwa Wilson wamenyekanye ku izina rya Salongo yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Rwanda. Bivugwa ko yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 10, ariko bikaba byagiye cyangwa se byatangajwe, byagiye hanze, byagiye mu itangazamakuru kuri iyi tariki ya 5, aho urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa se RIB ivuga ko uyu mugabo Salongo umupfumu kakaye cyane abantu benshi bari basanzwe bazi, kuko nanjye uyu mugabo nari nzi ko ari we uhagarariye abapfumu bose bo mu Rwanda kandi ko yemewe ku rwego mpuzamahanga. Bivugwa ko rero uyu mugabo akurikiranyweho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, icyaha cy'inyandiko mpimbano, akurikiranyweho ndetse n'icyaha cyo kwiyita urwego rw'umwuga runaka, ndetse n'icyaha cyiyeza ndonke. Ibi byaha byose nibyo uyu mugabo ari gukurikiranwaho nyuma y'iperereza ryagiye rikorwa cyangwa se rimaze iminsi rikorwa, ndetse n'ibirego abaturage batandukanye bagiye bashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Bivugwa ko rero yafashwe nk'uko nari mbivuze nyuma y'iryo perereza, ndetse n'ibintu byinshi cyangwa se abantu benshi bagiye bakomeza gukomplaininga bajya kurega kuri RIB bavuga ko uyu mugabo witwa Wilson cyangwa se Papa Salongo umupfumu ukomeye cyane yaba amaze kubacucura abatwara utwabo. Uyu mugabo bivuga ko rero cyangwa se bivugwa ko uyu mugabo muri serivisi yatangaga harimo gutanga urubyaro ku babuze urubyaro, abantu bose babuze urubyaro bamuganaga, ndetse no kuvura inyatsi kabisa uyu mugabo ngo yazivuraga, ndetse no gusubiza ibyibwe. Ibi byose, izi serivisi zose bivugwa ko uyu mugabo yazitangaga cyangwa se yazihaga abazifuza, nyuma yuko yagiye akomeza akamamazwa cyane n'imbuga nkoranyambaga, cyane cyane hano kuri YouTube zagiye zimwamamaza cyane zivuga ibikorwa agenda akorera abantu bitandukanye. Uyu mugabo rero twibukiranye neza ko ari umwe mu bagabo bakomeye cyane bari bafite amafaranga akomeye menshi cyane, kuko yigeze bivugwa ko yanubatse umuhanda wa kaburimbo mu gace atuyemo, umuhanda urenga ibirometero 5 byose bigera muri ako gace kaho yarasanzwe atuye. Uyu mugabo rero bivugwa ko rero aka kanya acumbikiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata, aho ni mu karere ka Bugesera mu kagari ka Nyamata, umudugudu wa Rugarama ya 2, mu gihe dosiye ye igiye kuzashyikirizwa ubushinjacyaha kugira ngo abe yabasha kuba yaryozwa ibyo byaha byose aregwa. Hano ni kuri Real Vibe nk'ibisanzwe. Nge nitwa Eric Uwacu. Yikoze subscribe ubudushyigikiye, kandi nshimira cyane abantu bose bakoze subscribe hano kuri Real Vibe, dore ko twujuje abantu 1000 badukurikirana hano kuri Real Vibe. Yikoze subscribe nk'uko nabivuze ubudushyigikiye, kandi nawe bikorohera kugira ngo inkuru zose zijye zikugereraho ku gihe. Rero nkomeje kubifuriza ibihe byiza cyane, naho ubutaha mu yandi makuru ari bube akurikiraho hano kuri Real Vibe. Ni yawe, ni yanjye, ni yacu twese. Ibihe byiza cyane. Imana ikomeze ibarindane n'imiryango yanyu, ibahereze ibyo mwifuza, ibahe amafaranga ndetse n'umutuzo n'amahoro mu miryango yanyu mwese. Bye bye.